nibyo umuntu mu ndaranyije baba we yo mana we baba we tuje we mana we cyangwa n'umuntu nkamubona we ndumva mfite icyizere ahubwo ni mumfashe mfite icyizere numva mfite icyizere 100%. cyane ukwirema hagati muvuga uti nabibanye ibyijana n'izi senkane zanye zitabazigiye. Aya hari undi muntu wamumagaye yabwira yuko nawe yabikoze gutyo bikagenda neza bamwibye we n'inzu bari basahuye byose batwaye niyo mpamvu mfite barabigaruye niyo mpamvu mfite icyizere cyuko ahubwo mumfashe tubikore tubikurikirane turamufata ariko avuye mu bupfumu avuye kundogesha pe gusa n'umupfumu afite imbaraga ndumva byoroshye wa mugabo ndumva byoroshye pe byoroshye ubundi nkabona wisure bimeze gute oya ndumva byoroshye ko byayimeze mbe nawe ko bimeze ese umuntu we ko none asuye umuntu wenda ibintu byawe urabibonye ariko uyu muntu wenda atarimo gukira urabigenza tubu jewe ikintu ngiye gukora ngiye gusubira mu mujyi ngiye kugurira ibintu bya sister kuko nta kundi kuntu narindi bubigenze tu. Yes, nizere ko mumeze neza cyane ni iList TV tugaruka mu nkuru zigiye zitandukanye zivuga hirya no hino ku isi dutuye. Uyu munsi rero inkuru yacu yerekanye n'uyu mwari murimo kubona kuri screen zanyu adufitiye inkuru yaje kuba aduhamagara dore ko nimero zacu ziba zikuri iyo chaîne ufite ikibazo ufite inkuru ushaka kutugezaho urayihamagara tukaza tukayikurikirana. Turi kumwe n'umwari mwiza cyane hano afite inkuru agiye kubatugeza tatangira wibwira abadukurikiranye witwa muki. Banyita Keke. Keke. Meze neza. Meze neza cyane. Niyo nkuru wifuje kugeza ku bakunzi ba iList TV. Cyatumye bahamagara banyibye kandi bandagiye ko umuntu wanyibye atuye muri ibi bice umuntu kugira ngo mumfashe gushakisha ndeko namubona tu. Byagenze gute? Uzamuka gake gake. Sister wanjye jo afite ubukwe yari yamaye amafaranga 100,000. Amwe tujya mu mujyi ungurira ibi n'ibi. Ewana. Yakwaye ijana ryo kujya kugura ibikoresho. Cyane rwose ijana. Ejo afite ubukwe. Ewana majije kubigura ngiye kwishyura rebye amafaranga mata yabuze. 100,000. Ijana ryose nahise mbura ikintu nkora mba nk'umusazi. Urugiye kwishyura si ibikoresho byose bari wabipakiye yayenze gute? Nabipakiye mu modoka neza gutya ngiye mbwiye umushoferi ni atsareka nishyure tugende. Rebye amafaranga ndayabura. Ewana impamvu biyambaje ngo mumfashe rebe ukuntu namubona. Hanyuma ukimara kubura amafaranga bigenze ute? Hari video nigeze kubona bambwira ko hari ukuntu umuntu abura ikintu hari abantu ngo babivura ku buryo ushobora guhita abaganga ushobora guhita umuhamagara akahita bigufasha mu bya bintu byose bakabigarura. None se bakimara kukwiba wakoze iki? Bakimara kunyiba njye nase mbahamagara bahamagaye bari abaganga bambwira yuko uburyo bavura nazikuye kuri YouTube nabaje se mukora muti ngo tuvura ngo amahembe ngo inyatsi ibintu byibwe biragaruka bahise banca amafaranga 50,000. nta naho nari mfite nafashe umwanzuro wo kuyakura kuri mokashi. Uraguza cyangwa warabitse? Nagujije gize amahirwe mbona barayampaye. Abantu wabahamagaye bakubwira ibyo bavura ko bavura inyatsi ngo ko bavura amahembe urumva ngo abantu ngo bari hanze ngo bafasha n'ibiki ngo ibintu byibwe babigaruza. Wahise ubyizera? Byizeye byo kugerageza amahirwe. Yego. Ubohereze 50,000 wamaze kuguza kuri mokashi. Tayari nayabahaye kare rwose. None se kubiri cyo amafaranga utayaguje cyangwa utahamagaye mu rugo mbere na mbere utamagaye mu rugo ngo wabwire ko wakwibye? Nari guhera hese bari kumva ko nayanywereye nasangiye n'inshuti zanjye ntago bari kumva ko amafaranga bayanyibye. Cyo ntabwo nanagihingutsa rwose ahubwo bari abaganga bo bahise bambwira ngo ninze muri no quartier niho ndibuze kumubona niho atuye. Ubu nicyo gitumye nje muri iyi quartier kumushaka mpaka mubonye. Nese amafaranga 50,000 kumva bakwibye 100 kucyo utavuze utereka ndebe no umuntu naguza nongere hakugira yatange mu baganga utanizeye. Oya ntago byari kuza kuvamo. Ntago byari kuvamo kubera ko 50,000 undi ntago biguze ibintu biguze 100,000.
bya bintu byose bampaye inote y'ijana ndabigura ndabirangiza bizo senkani nakuye kuri mokashi ntago zari ziri bugure bya bintu byose ntago byari gukunda gusa uburanga bakwibye bate ntago nzi umuntu waguciyeho hari uruvungi waciyemo bakwibye gute umuntu wanyibyara umuntu wazanye isirisimbaho wambaye neza umusore ubona ko anameze neza niba ari we ntago mbizi gusa abasore b'ikigena bigize amasongi arajya kwiba yambaye neza ameze neza ntushobora kumumenya ariko n'abagore bariba abagore bariba cyane ahubwo bambaye neza mujye mu bitonde azaka abantu bose ntago abantu bose bambaye neza nagaruka wabibwa aka benshi bariba mbere barajishaga bakambara costume agashiramo karuvate akamanuka kwa rubangura ryoshye wagira ngo ni umuntu none ubu bajishe bari kwambara nk'abasore basonga rero sha ubwanwa basokoje musatsi afro sinakubwira dread byo ni kwa kundi ewa narakwiba ukagira ngo n'imiti yanaguteye ko naho uzangenda bana nawe wibyare byo rese ubundi wowe uravuze ati wenda nawe mafaranga banyebye niyo mbibwana mu rugo ntibari kubyemera ubundi ubusanzwe nawe usanzwe ari akabandi nta nubwo nabibandi muryango ese kukivuga uti kubera iki mu rugo batari kwemera ko amafaranga bayanyibye nuko nawe hari imico mibi bakuzi oya baziko ngira abaniga benshi inshuti zanjye abakobwa benshi abahungu b'inshuti zanjye kandi iyo nyafite barabizi ko dusangira buri kimwe tukaryoshye rero urumva bari kuvuga bati n'ubundi yagiye kasangira inshuti z'abana biganye ehana ntago bari kubyumva kabisa ntago babyumva naho tuye dukinana umupira bavuga ati yajyanye mu nshuti ze bagiye kuryoshya nta kindi amafaranga rero wayatanze ufite icyizere cy'uko umuntu turi mubone ndumva mfite icyizere ahubwo ni mumfashe mfite icyizere ndumva mfite icyizere 100%. cyane ukwirema hagati muvuga uti nabibanye ibyijana n'izi senkane zanye zitaba zigiye aya hari undi muntu wamumagaye yabwira yuko nawe yabikoze gutyo bikagenda neza bamwibye we n'inzu bari basahuye byose batwaye niyo mpamvu mfite barabigaruye niyo mpamvu mfite icyizere cy'uko ahubwo mumfashe tubikore tubikurikirane turamufata ariko turamufata twerekeze iyo turebe ariko urumva gupfa kuntu bakubwiye ngo agace ngo twerekezamo ntiwamenya ngo ni he ntiwamenya ngo ni kintu gupfa kugerageza gusa bakiye gutwara amafaranga undi wumva gumeze ute nabaye nk'umusazi ntangira gushakira amafaranga no mu nkweto naye hose ahantu ntanayabitse njya no mu ibutu y'imodoka ibintu bongeye barabipakura ariko bahise babipakura bashyira ku ruhande ati bantu twishyure umva hari gukorwa iki isa n'inka ahubwo nibagize ngo nawe uri umutekamo nawe urabyumva bagize ngo ndibye ubu gutya nanjye wasanga polisi ziri no kumiga ntawamenya gukomereza umusaza ntabwo ibintu ariko biba byoroshye eko twamu imirimo yarabuze ubukene ariko nimufata uramukorera iki asundi n'ubundi icyo nzi cyo hari nawe nta mahoro afite niba uriya muti wakoze koko nta mahoro afite ahari ugiye kumurogesha tayari nabirangije none sinabigenza gute ese mu rugo nahahingukane biriya kwitubwira kugira neza umuntu waguhemukiye mwari tubwira guhemuka none se urumva yankoreye byiza si uko mwanze kwera imbuto abantu baduhemukira nicyo biri tubwira nawe yaje kwiba kugira ngo aramuke nanjye rero ntabwo ahubwo nshike mu muryango ndakora igituma ibintu bigaruka nanjye sinakora igituma apfa none se ari nkawe wabigenza ute ntandi mahitamo byarangiye reka ahubwo mufashe dushakishe biba bikaze ariko nta kindi kintu nanjye nabona nakora ababyeyi ubukwe burejo mu gitondo kare amafaranga atabonetse biragenda bite muri famille bakaba abana bimwe tabonetse ubwo ndatoroka mu rugo nshaka iyonge ko nta kindi kintu nakora ntabwo asubira mu rugo reka ese ntabwo waraguhamagara ngo koze uko watinze nta muntu uramamagara niyo mahirwe mfite ariko ubu numpamagara simwita ukuntu batinyasha ko wagira amahanga umubyeyi ku mafaranga n'umwana we ugiye gushyingirwa urumva ibyo bintu wabisobanura gute intwererano ntabwo ziba zikiza intwererano wakora ikirori utegereje intwererano z'abantu gusa ntayo ufite ku mufuka wawe nayo ngayo nayo mu rugo ntabwo hano rero hari impanuro z'ikaritsiye tugezemo ntiwanapfa no kumenya ngo turakata twikomereze ruguru hano ndabaririza ku muntu wangenze dushobora no gukubitana rega wa nta wamenya ya muti niba wakoze koko dushobora no guhura ari matambura agendego twikomereze ibintu bisigaye byarakaze shayi kanizere bariya bantu ibintu n'insazi ntabwo byoroshye na Iris TV ufite icyizere ariko icyizere ndagifite amugana abantu bamugana umuntu akwiye no kujya bakosora ariko nibinanga ndajya mu rusengero mfata amasengesho y'ukwe utagiyeyo mbere yo kuhamagara umuganga nakoze ubutabazi bwihuse bw'ibanze ubwibanze bwa umuganga n'ibyangura ajya mu rusengero cyane rwose ubwo habayemo kwirwanirira amaze nirwanirire ndebe cyane arahemba
wanje kumukorera ibintu none utangiye kuvuga ngo ni byankunda ajya mu rusenge kuko utatekereje kujya mbere ukuntu bimeze se nahise mbona ziriya nimero nicyo kintu nahise nshyiraho umutima niko ko hari undi muntu wibwe biragaruka w'inshuti yanjye ndavuga izi nzira reka mbanze nzinyuremo mpima amahirwe ndebe ko iki gisebo cyamvaho kabisa ubazi ko nanyweye nariye nahaze nasinze n'abagenzi banjye aya tumuhige mpaka tumubonye icyo nzi uri muti wakoze wakoze tuje we mwana we cyangwa n'umuntu nkamubona we mwana we igihe twagendeye tuzenguruka ariko amahirwe aracyahari ese ugiye umuntu yahereye agenda ntituzi ngo turimo turajya dutambike yenda umutima wanjye ntabwo ucika intege kurimo ntituzi ngo turimo turajya turagenza umunsi utwiriyeho ngo turimo turashaka umujura ntuzi ngo arasate ntuzi ngo ni umugore ntuzi ngo ni umugabo ngo bakubwiye ngo ushakire muri kano gace gusa kaniringire bariya abaganga uzahiye kweri iyo ni iry'itanu ryamaze gushya wincinege ahubwo mfasha wincinege ngo bavura ngo amarozi ibintu byibwe barabigarura ibintu abantu bateje ibintu by'imyuka mibi umva ni byinshi bavura rero sinibaza ukuntu umuntu yakuvura amarozi ibyo ngibyo bikamunanira ndibaza ukuntu uwo muntu urumva naho uwo muntu wahise utekereza kumuhamagara ngo mbona byo ntabwo byumvikana uriya iyo ugize ikibazo dutekereza kabiri ku kintu wakora nanjye nuko byangendekeye nuko byabana kabisa komeze twigendere turebe twigendere ariko urumva ufite icyizere kirahari ngomba kumubona byanga byakunda bite byawe nguyu nibye Mwana wigeze kumubonaho mu mujyi harimo abantu benshi basa neza wasanga ari n'uyu ntabwo mbizi neza niba ari we ariko icyo nzi cyo hari abasore bangendagaho benshi ntamenya ngo ninde bite byawe ni byiza ndashaka gukira we ndashaka gukira ese urwaye mu nda haranyishe ntabwo nzi ibyo ndwaye we n'ibyo umuntu none menya ari we wanyibikoze we ndashaka gukira ayiwe we agira hino gakeya hano uyu nguyu ntabwo namenya niba ari uyu nguyu ariko icyo nzi ni uko nibwe kandi mu mujyi n'uyu ni wowe we niwe wari uri mu mujyi we wowe basigaye bagenda basa neza ubwanwa basokoje sinakubwira no kugenda umusore mwiza nkananirwa gukora ukirirwa wiba koko birakwiye nguki umusore bite byabo
nibye nibye we ndashaka gukira ndashaka gukira we ndashaka gukira we mumbabarire we ariko harimo nawe wamwereye nawe nashobora kuba tuzi nawe nakuyemo we baraneza ruzuye mwana ibintu uzi ko ya miti ikora mbabarira we byakoze uzongera urashaka gukira ndashaka gukira we ese uri mu barahe birimo birasya mu nda we baba we urumva ufite gahunda yo kuzongera ukibaza usa gutya neza reba gakwita ariko yambaye urumva ufite gahunda yo kuzongera ukibaza batonze gakeya reba gakwita umusaza ariko reba agapantaro reba agapira arasa neza pe arakeye ameze neza umusaza yanateguye ibintu byose reba icyanwa ukuntu giconze nubwo turimo duseka binababaje ariko reba ukuntu uyu musore asa neza reba fura ahagaze arasa neza nk'umuntu utakwibasiye reba kano gakwita noneho asanga yari agacomoye asanga nako yarakibye ntawamenya ese ubona umuntu wamukekera ko yakwibye ntago nabikeka pe ariko reba agacongo asigaye yiba abantu nk'aba ntago nabitindaho cyane oya inkoraho ntago njya gutuma inkoraho pfa kuba ibyanjye ntabibonye ndapfuye we ndashaka gukira we baba we mana we urumva uri gutuza we ugenda gake gake we ese kuki we ntabwo nzongera we ndumva ugenda birekura we umuntu ndabona ari umusore ubona umuhuriye mu nzira atekereza ko yakwiba ntabwo nabitekereza ko yanyuba ahubwo birantunguye cyane ko umuntu wambaye gutya umusore ufite afro ubwanwa sinakubwira agatinyuka reba ariko agacongo reba uko gakwita yambaye hano umusaza namunzomengera bose waretse kwiba ndabireka ari mumbabarire we mwana mukwiye gushaka imirimo mugakora mwana ese ubu nihe nama waha abantu njye inama naha abantu niyo gushyira amaboko hasi ukabona umuntu yirwa yitundira amabuye ugasakuza ngo biriya ngo sinabikora arakora ubuyede yishyuye inzu agaburira umugore n'abana umwana ariga gusa waza uvuga wowe wigira isonga ugende wambaye neza icyanwa wagisokoje n'iki ngo uziba uzatungwa n'abandi inama nagira abantu niyo gukora no kudasuzugura umurimo buri muntu wese akora ahubwo ugashyira amaboko hasi ibyo ukora nuko nari nyabonye we ufite ibindi ukora ubundi ukora ubusanzwe rwose ndacuruza usanzwe wiba oya ntabwo niba ndumva berekeye we ndaruhutse uti nafashe risike nguza amafaranga kuri mokashi wayaguje nta cyizere ufite none ibintu birakunze abarozi baba we munda harihanyishe we sinzongera kurira ikosa icyo wavuga igira imbere gatoya wowe abana kuri ibintu njyewe nta yandi mahitamo nari mfite nabikoze nko kwitabara kugira ngo ndebe niba koko ntago nzi ko bikora numvaga babivuga gusa ngo birakunda ko sinzi ko biri bukunde pe gusa ariko inama nabagira kabisa niyo kutabara ese nzakumva bivugisha ngo abarozi barakora bakuroza we bandoze ntago ibi bintu bibaho nusi umuntu umva atari bumenya ahantu ndi avuye mu bapfumu avuye kundogesha pe gusa n'umupfumu afite imbaraga ndumva byoroshye wa mugabo ndumva byoroshye pe ubundi nkabona wisure bimeze gute oya ndumva byoroshye ko byari bimeze mbere ntabwo ariko bimeze ese uyu muntu we ko none se uyu muntu wenda ibintu byawe urabibonye ariko uyu muntu nawe ndabona atarimo gukira urabigenza utubu njyewe ikintu ngiye gukora ngiye gusubira mu mujyi ngiye kugurira ibintu bya sister kuko nta kundi kuntu narindi bubigenze tu nawe gukira arakira kuva bibonetse arakira ndabizi araza kumera neza nari umusirimu mwana byatari ariko nari umusirimu kwe sirimu se uvugwa ahubwo ariko ibintu bikwiye kubisoma
bura ntago yakongera ntashobora gutinyuka nabikoze ngo bikoze nko kwitabara byo ngo gutinya ababyeyi njye nabikoze nko kwitabara numvaga nta kundi guhinguka mu rugo no muri famille ntago ari ibintu byashoboka kuhahinguka nta nubwo izo nzozi nazizana mu rugo reka urafite ubwoba bw'ibintu biri bizatane mfite ubwoba bwinshi ariko ubwijana ry'abandi ndibonye ngiye kugenda njye mu mujyi ngure pakize imodoka uko biri kose babisubije mu mwanya wabyo ngere ngure bundi bishya noneho ntahemeze neza abantu biba ubutumwa ubaha tugana no ubutumwa nabaha ubutumwa naha abantu biba ni uko utazongera gutinyuka ikintu cyitwa kwiba kuko kugira ngo abasirimu se baranze imirimo uriya musore yasaga neza abo basirimu banze imirimo ingaruka ni nk'izi bazajya bagenda babona kuko hari abantu bazajya babikora ariko njye ntago umuntu wese umuntu yigisha agapfa ntago ubundi tuzi ngo biraza kurangira gutaraza gukira urabona nanjye nabikoze kugira ngo ndebe mbone ibyanjye sinabikoze ngo mwice kuko mwica ntacyo byamarira ko haryama simaryama ahubwo inama nabagira niyo kureka kwiba bagakora umurimo uwo ari wo wose uhavuyemo kwiba no kwica uriya musore kajya avanga abarozi abantu bavuga kubona abantu ari abatekamutwe ngo badakora ikigaragara cyo barakora kuko ngira ngo mwabibonye mwabirebesheje amaso ko bakora gusa njye nabikoze nazi ko byakunda nawe nakize wari ufite reka umvaga hiye ubutimo kashi nawe canza yamba byari kwihagararaho kugira ngo ndebe ko nabona iby'abandi nta kindi mwana wakoze cyane kutugezaho inkuru wa IRS TV aho haba hariho nimero izo nimero umumaro wazo ni nk'uyu nguyu muratwandikira mukatubwira muti mumeze muti dufite ikibazo iki n'iki tukahagera twihuse cyane inkuru yari yose ufite ubuhamya nk'ibi ngibi byakubayeho ufite icyo usaba gusangiza abadukurikirana utugeraho tukabana nawe 5 kuri 5 nguko rero inkuru yacu nayisoreze wenda tuzakomeza gukurikirana tumenye se wa musore yaje gukira wa mukobwa byagenze gute gahunda zawo byarangiye gute mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe nitwa Patrick mukomeze kunogerwa n'ibiganiro IRS TV ibagezaho umunsi ku munsi 5 kuri 5